Yes, reka nguhe ikaze rero wo kundiye ibiganiro bya Kigali Channel, wo kunda update news tukugezaho ndetse wo ukunda amakuru y'ubusesenguzi tugenda tukugezaho. Reka nkubwire rero ko nkuzaniye breaking news ndetse na update ku nkuru imaze kugera hanze rwose kuri iki gicamunsi yuko Papa Cyangwe uyu muhanzi wamenyekanye muri Rock Entertainment ndetse wari umaze igihe ari mu bibazo n'iyi rebo ihagarariwe n'umugabo witwa Rock Kimomo. Bari bamaze igihe rero bari guterana amagambo ndetse aho byatangiye bisa nk'ari prank n'ubundi bari basanzwe bakina abanyarwanda, aho Papa Cyangwe yasotse agenda akora amatuwa mu bitangazamakuru bitandukanye avuga ko yatandukanye n'iyi management, ndetse nyuma yaho bikaza kugaragara ko Rock yanze kubyemeza ndetse bavuga ko bakiri inshuti, aho byaje kugaragara ko bishobora kuba n'ubundi ari agatwiko bifitiye ko ari za prank zawo n'ubundi basanzwe bategura. Kuri iyi nshuro rero nkuzaniye amakuru y'ukuri ko n'ubundi ziriya zitari prank, ahubwo ibyo bakomeje kuvuga n'ubundi baje kunanirwa kubura ukuntu baza kubisubiza inyuma, cyane ko abakurikiranira hafi abagabo baje kuvuga yuko n'ubundi gatwiko bari bibereyemo, ndetse biza gushimangirwa rwose n'abari hafi ya Rock, aho baje kugomeza bagaragara mu mavideo atandukanye mu bitaramo Papa Cyangwe yagiye akora. Nakwibutsa nka Kadafi Pro, nakwibutsa nka Rafatika Boy, bagaragara ko bari gusapotinga n'ubundi Papa Cyangwe, bituma n'ubundi abakurikiranira showbiz hafi yuko ari ukubeshya. Rero urugendo rwa Papa Cyangwe muri Rock rwaje gushyirwaho iherezo n'umunyamakuru ukomeye hano mu Rwanda ndetse ufite umwihariko mu buryo atangaza amakuru n'uburyo ayatara hano mu Rwanda, ukora kuri BTN TV yitwa Ndahiro Valens Papi, aho n'ubundi ari muri company yitwa P Promoters, aho kuri uyu munsi yaje kubasinyisha we n'icyamamare gikomeye hano muri fashion nyarwanda Starboy Design. Reka nkwibutse ko uyu Starboy waje gusinyana na Ndahiro we na Papa Cyangwe kuri uyu munsi ko nawe yarafitanye imikorere ya hafi na n'uyu Papa Cyangwe. Reka nkwibutse ko Papa Cyangwe yatangiye n'ubundi yinjira muri showbiz nyarwanda ashinzwe ibintu byo kwamamaza shop imwe gutya, aho yaje no kugaragara yuko agenda yiyitirira abakurikiranira hafi n'ubundi bari bazi ko n'ubundi iyi shop atariye, ahubwo agiye afitemo imigabane ndetse ashaka kuyitwikira. Iyi shop rero yaje gutransferwa kuri Starboy Design ndetse aza kuyikurikirana cyane cyane, aho ibikorwa bya Papa Cyangwe byaje kwaguka, ndetse aza kuba umuhanzi ukomeye muri Rock Entertainment, asa nkaho ibi bintu byo kwambika ibyamamara bivuyemo abeza kubisigamo Starboy. Rero n'uwo murongo n'ubundi bakomeje gukoranamo, aho Starboy mu minsi ishize yajyaga namamazwa na Rock n'ubundi n'aba Papa Cyangwe ndetse yamamaza yambika n'ibyamamare bitandukanye. N'uwo murongo rero nagira ngo mbiguhurize kujya wumva ahantu bihuriye ndetse n'impamvu basinye hamwe, n'ubundi n'ibyo bikorwa byakomeje gukurikiranwa na Papa Cyangwe. Rero n'ubundi Ndahiro Valens Papi ntibiremezwa neza ko iyi company ya P Promoters n'ubundi ari iye nyirizina, ariko n'ubundi ni wihagarariye haba mu mategeko haba n'ibikorwa byayo, ku buryo ari we ujye kuzajya amanaginga ibikorwa bya Papa Cyangwe. Uyu Ndahiro Valens rero si mushyashya muri showbiz, nubwo n'ubundi amakuru atara ndetse anatangaza ahura cyane na politike ndetse n'inkuru z'ubuvugizi, ariko reka nkwibutse ko uyu Ndahiro Valens Papi atari mushya muri uru ruganda rwa showbiz nyarwanda. Yenda nkwibutse ibikorwa bimwe yagiye akora, yagiye akorana n'abahanzi batandukanye ndetse akibanda ku baraperi, aho yagiye agaragara mu ndirimbo zitandukanye, haba iza Jay Polly haba izo umuraperi witwa Mukadafu. Ariko uyu Mukadafu we yaje no kumumanaginga ndetse igihe kinini, ndetse aza no kumanaginga ibikorwa bya Jay Polly akiva muri gereza, ndetse aza mbere y'umwuka mubi yaje kugirana na Badrama wa The Man. Jay Polly yaje kubona kontra, yaje kumufungurira imikoranire we na Ndahiro Valens mu ruganda rukomeye hano rutunganya inzoga rwitwa Ingufu Gin Limited, aho baje kuba bambaranda ambassador, ndetse aza kurushaho kumenyanira na Ndahiro Valens Papi, ndetse baje kugirana imikoranire ku buryo hari n'indirimbo zimwe yagiye amukorera amavideo, ariko akaba ataramumanaginze nk'uko yamanaginze mu Kadafu. Reka nkwibutse rero n'ubundi ko uyu Ndahiro Valens Papi azwiho kugenda aba brand ambassador w'amakampani atandukanye. Reka nkubwire ko ubu tuvugana ari brand ambassador wa Sana Juice,
yigeze kubaho nyine brand ambassador wa Ingufu Gin, ndetse n'ubu ni brand ambassador wa Mburwa, ndetse kuba brand ambassador ukaza kugaragara no muri no kwamamaza iyo kampani, n'ubundi uri umwaktere muri uko kwamamaza, biba ari amafaranga yiyongereye kuyo kuba brand ambassador gusa. Rero uyu niwe murongo yari amaze iminsi akoreramo. Reka nkwibutse ko n'ubundi ari umwe mu bayobozi bakomeye hano kuri BTN TV, mu bayobozi bashinzwe ibiganiro ndetse no gutara inkuru. Uyu rero Ndahiro Valens Papi ufite umwihariko we hano mu banyamakuru nyarwanda, ndetse umaze kwagura izina rye ku rwego rwo hejuru. Rero n'ubundi yamaze gusinyisha Papa Cyangwe, umuhango rero wabereye kuri BTN live ari kumwe n'uyu Starboy Design. Rero nayo makuru nagira nkugezeho, ndetse n'ubundi inkuru irambuye y'imyaka basinyanye, y'amafaranga bumvikanye, ndetse na details ziri muri kontra. N'ubundi reka tubararikire yuko Kigali Channel iraza kuzibagezaho mu minsi iri imbere rwose micya, kuko turacyari gusesengura iyi kontra ndetse dushaka n'andi makuru tutamenye. Rero twari tuzanye breaking news kugira ngo ubumenye ko Papa Cyangwa ibye byarangiye na Rocky, aho n'ubundi bagiye baterana amagambo, ndetse yagiye atangaza benshi ku buryo bagezaho Papa Cyangwa avuga ko yigeze no gutoroka uyu Rocky ngo ajya kumuhungira ngo Musanze, ndetse anigira Rubavu, ibintu bitafashwe neza n'abakunzi b'iki cyamamare cyitwa Rocky, ndetse rokaza kugaragara kuri The Choice amusubiza. Reka turebe rero izindi interview zigiye gukurikira, cyane ko n'ubundi abakunzi bacu abenshi batajya bizera ndetse ngo bemere inkuru ziva kwa Rocky Entertainment. Rero reka turebe iherezo ry'iyi nkuru. Komeza ugire ibihe byiza rero aho uri hose. Ciao ciao.